ubundi se baretse gato kugira ngo nongera nkubwire ibigwi by'inkotanyisha Bosco Amerika mwarabonye ngo za Venezuela baragiye ngo bafata Maduro bamukura ngo munzi we ngaryamye n'umugore we n'ibiki byose ibyo ngibyo birarangira mukuza inyarugenge kuza kureba Rusesabagina uwo ngo ndabizi nawe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu nanjye tuvugana ndimo ndabarizwa ku butaka bwaho nashaka kora ibyo akora sasa nikonesha ubu ngiye kuba crazy my brother. I'm going to be crazy. Nabonye mwatangiye kuzana imikino yo gukorana byari imikino y'amagambo mwaje imikino bigeze mwatangiye kuzana imikino yo gukorana. I'm going to be crazy. That's me. I don't play no game. Ejo abahungu bankozeho kabisa. Nuko nyine mba mfite amakitozo njyarugamba nkaba ndi n'inkotanyi byahamye ariko abahungu bari banyishe ni impamo ya Mungu pe. Narakubiswe bikomeye cyane imbavu bari bagiye kuzimena narinza amabyandinda n'umutwe gusa byonyine ariko ahandi abantu hose barakubise. Hari abantu batatu bankozeho kabisa pe ntago ni katse bankozeho kabisa navuga ni okay sawa hano muranyemeje it's okay ariko nagira ngo mbabwire uyu Bosco udufaranga tw'intera hamwe nituzamwoshye. Bosco wabonye ibintu urimo urakora mu cyunamo ibintu wavugaga mu cyunamo warabibonye Bosco ndagira ngo nkubwire ko biriya bintu rero wakoze nagombaga kuba nagusubiza ariko nkongera nkibuka ko nashobora kuza kuvuga muri ton itajyanye n'igihe cyo kwibuka itajyanye n'iriya minsi 7 yo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndavuga ni reka mbanze nkwihoreje ariko witwa Antoinette we mureke muveho cira birarura Bosco ndagukubita episode 23 zonyine mitafata n'indege tubonane Uganda uso kwa uso kama ilivyo kawaida. Ubu no kuvuga ngo nanjye nta kindi kintu ngiye kujya nkora mu gitondo kugeza nijoro ngiye kujya mbyuka nanjye ncukumbura utafiti ntawufanya ariko mwese ndaje mbashyire hanze. I'm going to be crazy. Bosco uzambabare ngewe umbwiza ukuri nkiyo ugenda ugafata ifoto ya His Excellence ku thumbnail byawe ukajya kwishyira mu bintu by'uburofa njambona hariya ifoto ya Dr. Murangira mukayideforma mu kuntu maze mukayitereka hariya ibititire biteye ubwoba bigize gute Bosco ntabwo uri umuntu muzima wowe watwihishemo cyane ariko gihe narakubonaga the way wakoragamo inkuru giyewe nagiye nkudutaho aho nkavuga nti wasanga harimo arishakira amafaranga n'ibiki byose aho ugereye hanze aho ngaho mu gihugu cya Uganda amabara urimo urakora ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu Bosco ibyo bintu ndashaka kongera guhaguruka narabihoreye ntago nari nkirimo ndatravelinga mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo mbanze kwanza ni waboni wape adhabu no mzipate ilivyo sha sikizimbwa zagiye zikagira ngo Jesu kizo mipango ngo narazimye basigaye banabyuka mu gitondo bagashaka kuza kongera nk'ingoma y'abaporoso bagakubita sha shout out kuri bamucunyi shout out kuri Ice Mobi shout out kuri Waporo bara n'abantu urumva igihe bagezemo Serenade twashigezemo uzabina makumya abantu bakumenye ukabona abantu warakuze nta giceri mushyashya none views ubufi no kuvuga ngo buri kantu na buri nguni barifasha baravuga ngo tugeze muri ya myaka ngo yo kuba turi hitinga ariko nta mafaranga ndagira ngo mbatembereze mu nzu yanjye ya makeya nkuko bivuga ngwino nukaribu cyane ubwo ndi kwinjiza abanyarwanda mu nzu yanjye ahangaha ubundi
hano ni muri salo yanjye, banza ubereke salo yose, banza ubereke salo, sibyo? Urabona izi ntebe byibuza buri nguni ngakora intebe, ntabwo yakora intebe imeze gutya. Intebe byibuza ihagaze $700 by'idolari. Banza uzarare kuri kunsi berekane iyi nzu ni yanjye, mutazagera ngo mbane no kubabeshya. Iyi nzu ni yanjye. Ebaye uri kumfata video, nagukubita nawe wifata video hakika. Urabona ibigoro byose ni ibyanjye. Ino kanari nyishyura $40 buri kwezi. Bereke muri firigo, bereke muri firigo, injizamo ariko cyano hasi kira, bereke neza. Iyi firigo byibuza nayiguze $800 by'idolari. Tumanuka hano, iki ni igikoni. Yego wenda babogari baracenyera ba Musinga, ntabwo meze nk'injegera nkabo. This the kitchen. Let's go tujye muri room. Bagiye bakaza neza. Urabona ko iyi ni toilette na douche, nta muntu yerekana toilette na douche muzi. Iyi ni room yanjye. Winjize muri room. Urabona ko iyi ni room yanjye ndaramo bro. Gira ni kimwe. Bereke ati ninde mukono dikreta n'aba general bendo zabaze reka. Noneho byararuguru mwere. Reba room, bereke igitanda munsi. Igitanda kiba cyaka bro. Kwino hagarara yana. Igitanda kiba cyaka bro. Tumanuke. Muzi, iyi ni studio. Mfite na studio wanjye kandi nta kintu nkora cyo kweditira muri studio. Nta gatwira. Iyi ni studio yanjye kabisa rero. Iyi ni studio bro, dufite amafaranga. Iki ni igiki? Iyi ni PlayStation. Iyi ni PlayStation ikani. Iyi ni CPU ya MacBook bereke. Iyi ni CPU ya MacBook igura $800. Wagaze ngo ndara. Nukuvuga ngo iyi ni mashini yo kureberaho agafilime mu cyumba. Iyi ni MacBook 2022 Pro. Irebe. Harimo ni foto yanjye, tuzagira ngo njye mba natiye bro. Reba iyi ni foto yanjye bro. Tuzagira ntago nyennye. Mu bantu muzamuvuga bati njye sindi. Ciao. Ati nongeye kubaha ikaze mwebwe bakunzi ba Sky TV Show. Kanizere ko mumeze neza cyane, mumeze fresh kandi nizere ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza cyane. Nawe bitari kugenda neza, ndizera ko biri buze kuba byagenda neza cyane ko nareba byarenga, kandi ko burya ngo ntabwo twese tuba tugomba kuba dufite ubuzima buri balanced hano muri nosi, ahubwo ko umunsi ku wundi tugenda durushaho kugenda nyine tugaragaza ko burya ngo Imana ibaho, kubera ko tungana ntabwo twaba twemera yuko Imana ibaho. So rero nizere ko wowe umeze fresh iminsi myinshi cyane tutabona kuri ino YouTube channel yanyu, kubera ko hari igihe nyine biba ngombwa ko umuntu ajya guhugira mu bindi, ariko suko aba yibagiwe yuko namwe mugomba kuba muhari kandi muba mugomba kuba mwabonera amakuru ku gihe. So rero kanizere ko nyuma igihe cyose tutari turi kumwe mutanyanze cyangwa se mutagiye kure ya YouTube channel yanyu, ahubwo ko muhari kugira ngo twese tukomeze kuba twabana kuri no YouTube channel yanyu. So rero kanizere ko umeze neza cyane, nubwo wenda mbanarazanyemo akantu ko kubatenguha gato, ariko nanjye sinye ahubwo ni iminsi ibigera, ariko nanone si yatuma tugenda ngo duhere. So rero nongeye kwishimira kugaruka kuri no YouTube channel yanyu kugira ngo tugaruke mu update agiye atandukanye nk'ibisanzwe nka Sky TV Show, ariko twaje kuba twahindurira izina tukayita Rwagisha TV. So rero kanizere ko bitigeze bibacaranginga cyane kuba byibuza twahindura izina rya YouTube channel. So rero tugiye kugaruka mu update yacu y'uyu munsi maragenda atrendinga kuri izi mbuga, aho tugiye kuba twagaruka kuri no nkuru irimo iravuga kuri Ice Mobi ndetse no bita buri kantu ndetse na buri nguni, aho navuga ngo nabo batangiye kuba bakansanyaho umuriro, aho bamwe barimo bavugane, ariko bundi urabizi neza ko natwe tugitangira twumvaga yuko turi abastari, tukumva yuko dufite amafaranga, ariko bino bintu dukora bya showbiz cyangwa se bino bintu tuvamo byo ku mbuga nkoranyambaga akenshi usanga nta n'amafaranga dufite. So rero akagaruka kwindi isaga turimo turagarukaho ya Bosco ndetse no bita Gasuku. Rero ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye tugiye kuba twakinjiramo, ndi tukagaruka tukavuga ni se byifashe bite hirya no hino.
twongeye kuba twagaruka ku makuru yacu y'uyu munsi aho tugiye kuba twayinjiramo ariko nanone uyu munsi ngarutse ndi mushyashya ngarutse ndi Sky again. So rero natinze cyane twihuta turebe se kuri iyi saga y'abo basore navuga ngo bagiye kuba bagira creation ariko akaba ari saga ngewe nabonye ndavugana ariko buriya uri mukuri n'uwuye se uri kwigiza nkana n'uwuye cyangwa se ni bimwe byo kuba babeshya abanyarwanda bagashaka kubafirapa babereka yuko burya ngo bya bintu n'amafaranga bibamo kandi burya ngo ugasanga amafaranga ahubwo arimo. So rero nibwo haje kuba hakitereka umuntu bita buri kantu ndetse na buri nguni bagaruka kuri aba content creator harimo uwo bita Mucunyi, harimo Musinga, harimo uwo bita Yowe Bogar ndetse n'uwo bita IC Mobi n'uwo bita Paul, ahubwo bagaruka bavuga yuko bano bajene ngo baba bakennye. Rero buri kantu buri nguni nibaje kuba batinda ahubwo baje kuba bagaruka baravuga ni aba bajene barakennye ati burya ngo nubwo ubona aba content creator hano mu Rwanda ubusanga benshi cyane bishyize mu buzima buri hejuru ariko burya ngo nta mafaranga baba bafite. Ati ushobora kuba wanaburara kandi abantu babona ko uri umusitari kandi babona ko utuye ahantu heza bakabona nyine uri muri life nziza ariko ngo ukaza kuba wasanga mu mufuka nta kintu ufite ndetse aho biza kuba byanagorana no kuba wabona n'ifunguro ry'uwo munsi. Ibyo rero si ibintu byakunze kuba byavugwa n'aba bantu ahubwo ibintu byagiye bikundwa kuvugwa n'aba content creator benshi cyane ndetse n'abastar benshi cyane tugiye tuzi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko abantu benshi cyane bakajya bibaza se biterwa n'iki kandi tubona mubayeho neza kandi na dépenses zanyu z'ubuzima bwa buri munsi ziba ziri hejuru ubwo mubaho gute. Aba content creator benshi cyane cyangwa se abasitari benshi cyane bagiye bakunda kuba basubiza bavuga yuko amafaranga menshi cyane bashobora kuba bayahabwa n'abafana ndetse n'abakunzi babo wenda baba diaspora ariko abo muri bo ugasanga mu byo binjiza nta mafaranga bafite. So rero usanga hamwe na hamwe iyo ya mafaranga atakiza aturutse muri abo bantu navuze aho hejuru usanga ngo umu content creator ashobora kuba yanagurisha cyangwa se yanasara kubera ko aba yumva ko yasubira muri bwa buzima bwo hasi bitashoboka ahubwo yakora buri kimwe cyose akaba yanavamo n'umutinganyi kugira ngo byibuze ayo mafaranga aboneke kandi akomeze abeho mu buzima yarabayemo. Rero nibyo naje kuba nakumva hagati yabasije naho navuga ngo ni buri kantu ndetse na buri nguni na IC Mobi navuga ngo batangiye kwatsanyaho umuriro aho rero buri kantu yagarutse avuga yuko bari abapeti ngo nta mafaranga bafite kahubwo ibintu baba barimo abari ukwikina akaba ariko gutyo mbivuga cyangwa se ko baba barimo barikina. Rero bidatinze content creator nava nk'umunyarwenya IC Mobi yahise agarukana none aravuga ni njyewe ngiye kugutembereza inzu yanjye. Aravuga ni njyewe sinkennye nk'abari abana benda urimo uravuga abandi cyangwa se bari abantu bandi dukorana content ariko njyewe ndakize. IC Mobi rero yitereka aragenda amutembereza icyo bita inzu akodesha nubwo wenda agiye avuga ngo ni inzu yari kuburiyanga barinze akodesha ntago bariye kuko buriya ijambo ngo inzu yanjye ni irindi jambo rifite n'indi nyito ntaho rihuriye n'ubukode. So rero IC Mobi afata iya mbere atangira ko yamutembereza inzu aragenda amwereka muri salo kandi atawemye no ko yamwereka na harara nawe yashyize studio ndetse amwereka n'igikoni cyose muri rusange. Twihuse cyane ka tugaruke kuri no saga none irimo iravugwa kuri Bosco Empire ndetse n'ubita Gasuku Media ariko aba bose bakaba ari aba legit mu kuba babagana papa buriya nimba ari ikintu nkunda burya ngo aho masa bibiri birimo birarwanira burya ubusanga nta kimwe kiribuze kuba cyarusha ikindi ahubwo benda ikiribushe ikindi amarere ndetse n'ubukaka bwinshi cyane nicyo kiba kiribuze kuba cyahinyura ikindi. So rero uyu munsi naje kuba nanone nagaruka kuri izi saga zirimo zagenda zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga abenshi cyane muri kugenda muzibona cyangwa se muri kugenda mukurikira ibiganiro byabo aho barimo barabagana bakajya no kuzana n'ibyo muri famiye zabo z'umwihariko ariko bagenda barushaho kugenda ubona yuko intambara yabo bari kwishyira ku rundi rwego cyangwa se ku yindi ntera. So rero ni intambara iri hagati y'umuntu bita Bosco Empire
iyo akaba mu YouTuber ndetse navuga kuri ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse anagaruka kuri no muntu witwa Gasuku nawe abantu benshi cyane muzi mu kuba yagenda abagabaga abantu ariko nawe ubu ngubu ngo niyorohewe kubera ko uyu muntu ngo Bosco Empire nawe Gasuku arabizi ko niyagiye kuba yakubaga agenda no mu matariki y'ibintu byabereyeho akajya no ku munsi no mu mwaka ni wa mucukumbura akamenya yuko burya ngo wigeze no kuba wenda wakora ikintu runaka wowe ubwawe utanatekereza ko icyo kintu yanakimenya. So rero ni umuntu bita Bosco Empire aho nawe yakunze ko yagaragara muri saga yiwe n'uwo bita Gasuku aho barimo baragenda babagana umunsi ku wundi kabisa ubona ko ibintu babishyize ku yindi ntera. So rero barimo baragenda bapfa yuko Gasuku yaje kuba yamenyera ngo bita Bosco akaza kuba yanamuvugaho gatoya cyane akamuvugaho icyo bita gato cyane aho uyu mujene ngo ni Bosco yaje kuba yavuga yuko Gasuku akwiye ko yamenyera abandi bantu cyangwa se akwiye ko yavuga ku bandi bantu ariko yagera kuri Bosco agatuza. Wowe uri kwibaza ngo se bari gupfa iki cyangwa se bihagaze gute? So rero nibyo ngiye kuzara ubundi tukajya mu bwiru bwabyo. Ati umuntu bita Gasuku n'umuntu bita Bosco bari gupfa yuko Bosco yigeze kuba yavuga ku muntu witwa Magashi akaza kuba yavuga ku mugore we ngo bikaza kuba byaviramo umugore wa Magashi kuba yajya mu bitaro. Ngo Gasuku rero nk'umuntu w'inshuti ya Gadasohoka w'uyu muryango cyangwa se w'uyu umugabo witwa Magashi ngo yaje kuba nawe yakitereka aza kuba yavuga kuri Bosco ibintu bitaje kuba byashimisha Bosco Empire bikaza kuba byarangira cyangwa se byamuviramo kuba yagaruka ari n'uburakari bwinshi cyane nawe akaza abagagura uwo bita Gasuku ariko ufite channel yitwa Gasuku Media agenda anyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye. So rero uyu muntu ngo ni Bosco Empire ni umuntu uba mu buhungiro hano mu gihugu cya Uganda aho yaje kuba yahunga ngo bitewe n'igitutu yashyirwagaho ndetse n'abo bantu yabanaga nabo hano muri no showbiz nyarwanda. So rero biza kuba byarangira atangiye kujya abagabaga abantu noneho nta kinya nta kiyikanga cyane ko yavugaga yuko ngo burya ngo kuba atarabagaga ngo cyane yirindaga kuba ribu yaza kuba yamuta muri yombi ariko ubu ngubu akaba arimo arabaga nta kinyapapa nk'uko agenda abivuga. Gasuku yagiye agaruka avuga yuko nawe ngo yiteguye kuba yakinjira mu ntambara we n'uno muhungu witwa Empire cyangwa se Bosco Empire aho bose navuga ngo ku bintu bijyanye no kubagagura ni ibintu bashoboye si ibintu bagiye kuba babwirizwa cyangwa se bajya kwiga. So rero ejo bundi nibwo uyu mugabo witwa Bosco yaje kuba yashyira ahagaragara byinshi cyane ku buzima bwa Gasuku atangira avuga ku ivuka ryiwe aho yakuriye uko yize ababyeyi biwe ndetse aza kuba yatangaza no kuntu ngo Gasuku ngo yanga papa we kandi ngo icyo mwangira ari uko papa we burya ngo atigeze anamukunda kuva na kera bitewe wenda n'ukuntu ngo yamubonaga akabona sari proud yiwe ngo kuko papa we yarafite uburwayi bw'uruhu. Rero bikaza gutuma uwo nguyu ngo ni Gasuku ngo aza kuba atamukunda. Rero ngo kubera ko yaje kuba yavuganise na mama akakunda papa kandi papa ngenda bamwanga bose aza kuba yabashya mu gatebo kamwe ko kwanga ngo ababyeyi biwe. So rero yose ni amacukumbuzi cyangwa se ni ubucukumbuzi bwaje kuba bwakorwa n'uyu muntu witwa Bosco Empire aza kuba yamubanga koko ku rwego rwo hejuru ubona yuko koko ko yamwinjiriye cyane atangira no gushyira hanze ibyo abantu benshi cyane batari bazi. Rero turimo twibaza se ubundi iyi ntambara iri buze kuba yarangira gute cyangwa se iyi ntambara hagati y'abagabo iri buze kuba yaherera he ko mbona umunsi ku wundi barimo baragenda kabisa barekura ba maroketi agiye atandukanye aho bagenda bakora n'ubucukumbuzi bugiye butandukanye ku bintu by'ubuzima bwabo bwite. So rero nanjye mbandi hano kugira ngo tugende turushaho kugenda tumenya amapdate agiye atandukanye nanone mbandi hano kugira ngo byinshi cyane ku byo urimo urabona wibaze se abundi se biba bihagaze gute biba byifashe gute. So rero icyo nakubwira nuko umunsi ku wundi ho nahanga tugiye kujya tubana nk'ibisanzwe uko twajyaga tubana mu update agiye atandukanye. Ati tugaruke
tugarutse kuri update zacu z'uyu munsi aho tugiye kuba twareba nanone kuri ino nkuru ya Run-Up wo mwakunze kuba mwamenya nka Run-Up ariko akaza kuba yahindurirwa izina akaza kuba byagaragara yuko yaje kuba yatandukana n'abamufasha cyangwa se yaje kuba yava muri management yamufashaga ikaza kuba yahindura izina ikiyita Singo ariko akaba ari management navuga ngo yaje kuba yamwaka n'iryo zina rya Run-Up ariko bikaza kuba byagaragara yuko Run-Up yiteguye kuba yagaruka mu mazina mashya ndetse n'indirimbo nshya yiwe nshyashya itegura kuba yahereza abanyarwanda. So rero turimo turibaza se iyo ndirimbo yo noneho izaba imeze ute, ese muzayikunda nk'ibisanzwe mukundire Run-Up nk'ibisanzwe mu mazina mashyashya ndetse no ku indirimbo yiwe nshya. Rero twizere ko bizagenda neza cyane kandi Imana izamufasha muri byose kugira ngo bize kuba byagenda fresh. So rero ni izi update twari dufite uyu munsi, katwihute cyane dutegure izindi update ni mu kanya ndetse navuga ngo hano kuri Rwagisha TV update nakagaruka. So rero kanizere ko nawe aho uri umeze fresh, nimba ubona gukora subscribe ari ngombwa uyikore, ariko tujye turushaho kugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Sky TV show yahoze ariko yitwa ariko ubu ngubu ikaba yitwa Rwagisha TV, aho navuga ngo iri kugenda ibategurira umunsi kundi. So rero tugire umunsi mwiza twese muri rusange kandi Imana ibahereze umugisha muhahe muronke.